ndashima Yesu Kristo, ndashima umwami wanjye. Ahantu yankuye hateye ubwoba, ariko kubw'urukundo rwe yabashije kunkurayo. Ishimwe n'icyubahiro bibi bye iteka ryose. Amen. Iyo nsubije amaso inyuma nkareba aho wankuye, Yesu we, uburebure bwaho bitangira ubwoba mu mutima. Mu cyobo kirimo abanyabyaha, mu ndiba yacyo ni jye wabanzagamo. Ubonye iminyururu yari imboshye, ndetse n'inkingi nini nari nziritsweho. Ntabwo nari nzi ko aho hantu nava, kuko nari narahadanangiriwe. Ariko Yesu yaraje amfata ikiganza, arambwira ati mwana wanjye ndakubohoye. Yarambwiye ati mwana wanjye, ubabariye ibyaha byose wakoze. Ngaho genda amahoro, kandi ntuzongere gukora icyaha na kimwe. Dore nkuvuvunuye mu biganza bya Satani, wari warakuboshye igihe kirekire. Ngaho genda ubwira abo mwakoranaga bose yuko kwa Yesu ari amahoro gusa. Yarambwiye ati mwana wanjye, ubabariye ibyaha byose wakoze. Ngaho genda amahoro, kandi ntuzongere gukora icyaha na kimwe. Dore nkuvuvunuye mu biganza bya Satani, wari warakuboshye igihe kirekire. Ngaho genda ubwira abo mwakoranaga bose yuko kwa Yesu ari amahoro gusa. Nyamara kandi umuntu wese ashobora kuba umwana w'Imana igihe yizeye impongano y'igitambo cya Kristo, igihe yizeye yuko Kristo yapfuye ku bwe, akamwiha wese kugira ngo amubere umuyobozi, agahora amutezeho amakiriro. Igihe cyose namaze nziritse kuri ya nkingi ikomeye ya Satani, nari umukozi ukomeye w'Imana, ariko sinari umwana w'Imana. Kuko umukozi akorera ibihembo, umwana akorera umurage w'ababyeyi. Ibyo maze kubisobanukirwa, ndataka ariko ndatabarwa. Nagiriwe inama ikomeye yo kwemera ibyaha byose nakoze. Numvaga bitashoboka ko mbabarirwa, Yesu ati byemere naragupfiriye. Yarambwiye ati mwana wanjye, ubabariye ibyaha byose wakoze. Ngaho genda amahoro, kandi ntuzongere gukora icyaha na kimwe. Dore nkuvuvunuye mu biganza bya Satani, wari warakuboshye igihe kirekire.
ngaho genda ubwira bo mwakoranaga bose yuko kwa Yesu ari amahoro gusa. Yarambwiye ati mwana wanjye ubabariye ibyaha byose wakoze, ngaho genda amahoro kandi ntuzongere gukora icyaha na kimwe. Dore nguvuvunuye mu biganza Satani wari warakuboshye igihe kirekire. Ngaho genda ubwira bo mwakoranaga bose yuko kwa Yesu ari amahoro gusa. Hari ikintu nabonye kandi gikomeye cyane. Satani iyo amaze kubona yuko yakuboshye nta kindi agukorera uretse kukohereza mu murimo w'Imana, maze ukaririmba, ukabwiriza, ukayobora ndetse ugakora imirimo myinshi y'ubugiraneza. Ariko ibyo byose akabigukoresha kugira ngo utavumbura yuko yakuboshye, akaguhisha yuko ukeneye kubatura. Shyira icyo cyubahiro hasi, wakire Yesu bigishoboka muvandimwe. Reka mbwire abo twakoranaga umurimo w'Imana tuziritse, cyane cyane ndabwira abaririmbyi namwe bakuru b'itorero mudasigaye. Pasitoro nawe yinamira kureba intama zo hasi, mwe murababaje, ariko hasigaye agahe gatoya Kristo agahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Shaka Uwiteka bigishoboka, kuko nta muntu n'umwe atababarira. Yambabariye ntari mubi kukurusha, none se kuki wowe utababarirwa? Banguka yo banguka wowe, wikwita ku ngano y'ibyaha wakoze. Wasanga ari wowe wari usigaye igitabo kikabumbwa. Wishukwa n'uburyohe bw'iyi si, muvandimwe umvira ijwi rikwemeza ibyaha byawe. Uwo nguwo ni Yesu Mukiza, witabaguha amahoro y'umutima. Banguka yo banguka wowe, wikwita ku ngano y'ibyaha wakoze. Wasanga ari wowe wari usigaye igitabo kikabumbwa. Wishukwa n'uburyohe bw'iyi si, muvandimwe umvira ijwi rikwemeza ibyaha byawe. Uwo nguwo ni Yesu Mukiza, witabaguha amahoro y'umutima. Wishukwa n'uburyohe bw'iyi si, muvandimwe umvira ijwi rikwemeza ibyaha byawe. Uwo nguwo ni Yesu Mukiza, witabaguha amahoro y'umutima. Wishukwa n'uburyohe bw'iyi si, muvandimwe umvira ijwi rikwemeza ibyaha byawe. Uwo nguwo ni Yesu Mukiza, witabaguha amahoro